byinshi twagiye tubona muziki nyarwanda, hari ibihembo twagiye tubona muziki nyarwanda, ariko uyu munsi ndagira ngo dufashe twese dukoba amashyi kuri aba bavandimwe ba MNI kubera ko igikorwa bagiye gukora cyangwa se abantu bari aha ngaha mwese ndabashimiye cyane, Imana umugisha kuba muri hano. Ni urukundo mufitiye umuziki wacu, si uko nta gahunda mwari mufite, ariko mwabuze turi kwifatanya n'abavandimwe turebe ko twazamura industry yacu. So ijambo MNI ryo ngiye kuvugaho. MNI magambo arambuye uko nabivuze, muzika nyarwanda ipande ni projet twatangije n'abavandimwe bahagaze ari babiri badakunda kamera, bariye babiri, Moise Scott yakitwa tukunda kumwita Innovator, twitwa Christian nanjye uraha. Nitwe twagize igitekerezo ngo ese ko umuhanzi akora indirimbo birangirira he? First of all, mbere yuko tuvuga ngo dutange awards cyangwa se iki, iyo umuhanzi akoze indirimbo inyungu ya mbere abona ni usibye kuvuga ngo yakoze igitaramo runaka, yaririmbye hano byagenze gutya, niyo nyungu usanga umuhanzi aba yategereje, cyangwa se amafaranga ya YouTube nayo agusaba ko uba approved mu zindi nzego kugira ngo ube monetized, kugira ubashe kubona ayo mafaranga. So twebwe nkatwe twaricaye tuvuga ni iki twakora none kugira ngo umuhanzi akora igihangano, yishyure audio, yishyure video, bakore promotion, ariko agire inyungu nawe yabona. Ni muri ubwo buryo twavuze tuti okay, reka dushyireho platform ariyo MNI, aho umuhanzi ashyiraho igihangano cye igihe cy'amezi 3 kikaba cyamwinjiriza. MNI ntabwo aba bantu bashobora kubona irahenze wenda kuba watora, ariko ntabwo ihenze. Gutora umuntu utanze amafaranga 50, population y'igihugu miliyoni 12 kurenga, ukaba iyo population niyo wafata miliyoni imwe, dukora imibare wenda iringaniye, miliyoni imwe gutoye hatowe igiciro cya 50 ni miliyoni 50 z'amanyarwanda. Miliyoni 50 z'amanyarwanda uhaye 60% umuhanzi, ayo ni amafaranga menshi ahindura ubuzima bw'umuntu. Igihangano cya mbere ni Ejo Heza. Igihangano cya kabiri ni Nzaririmba, umuhanzi Muganza. N'indirimbo ya gatatu yitwa Igihango ya Samuzi. Ndashimira cyane iyi kampani ndetse n'abayobozi bayo cyangwa se timu yayo ikora akazi ka buri munsi kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ndagira ngo mumfashe tubashimire. Tumaze igihe kitari gito dukorana nabo ku bijyanye n'uyu mushinga. Ndagira ngo nizeza abahanzi by'umwihariko abanyamuziki ko dukurikije uko iyi kampani yatangiye n'uburyo iri gukora, umumaro ko tubona buri gihe ni uko ari kampani ikora neza kandi ibyo ikora ibikorera mu mucyo, ku buryo abahanzi bakwiye gukomeza gukora ibihangano byiza kandi bakagana uru rubuga rutorerwaho izi ndirimbo. Kandi by'umwihariko tunasaba abanyarwanda n'abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko gukomeza gushyigikira abahanzi kugira ngo abahanzi b'abanyarwanda bakomeze gutera imbere kandi baturwe n'ibihangano byabo nk'uko biteganywa n'itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, nshimira MNI, nshimira abitabiriye uyu munsi, kugira ngo nabasabe gukomeza kubashyigikira kuko ni kampani ifite icyerekezo cyiza kandi dutezeho ibintu byinshi bikomeye bizafasha mu guteza imbere abahanzi by'umwihariko abanyamuziki. Murakoze. abahanzi bacu arakoze cyane. Amashimwe cyane kuri uyu muvandimwe, abafotora amafoto bine agaragaza igikorwa cyacu ko kigeze ku nshuro ya mbere.
nubwo amazina bari bayabuze ariko ngo barizi ku mwanya wa mbere turahemba umutima uganza. amashyi cyane ku mutima w'inganzo miliyoni 2 ntabwo ari amafaranga agaciro kandi urabona ko timu yaba ari gatego nziza cyane n'ababyeyi n'abana batoya twese tuzamura amaboko twese tubashyigikira iburyo ibumoso twatekereje kujya ni ibintu bizajya bihoraho kujya tugira umuntu dushimira nk'umuntu wensipera abandi. Muri uyu mwanya ndashaka kugira ngo dushimire umuntu witwa Niyo Bosco ari kumwe na Abanyaho gatoya we niyo ndirimbo mwarayumvishije ariko bamwe ntimwabashije kumubona. Uyu yitwa Niyo Bosco. Ubuhanga afite n'indashyikirwa. Kuba umuntu byonyine atabasha kubona reba ibintu ari gukora nawe murebe, tutamushimiye twaba turi gukora iki? Niba dushaka guteza umuziki imbere duhere kuba bikeneye. So Bosco ashobora kuba atabona ariko kora hano Bosco mwumva. Ubwo ntiwibwira ko wagezeyo amazuki henura kubosize kandi ukirwana kugeza utakiriho. Twese ubigenza ute mubwira ubigenza ute mubwira ujya wibuka kubambisa adakurura kandi kw'icyo wabibyara icyo usarura aho nturyoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira. Ese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza? Byibuze se ujya wisugarurema bakwigishe igira ishuri ry'ubuzima. Yemerera twigane ku mboni y'isi tudapfuna ubizi wowe iyo ubibonye ukuri aho muzika uzatura mu musozi. Mbwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo masukiye nura kubo wasizeyo kandi ukirwana kugeza udakiriho. Ubigenza ute mbwira ufashe ubigenza ute mbwira ubigenza ute mbwira. Murakoze. Murakoze, nitwa Ganza Thierry, nkaba nabaye uwa kabiri muri competition ya MNI Selection. Nishimiye uyu mwanya nabonye, ariko by'umwihariko ndashimira MNI bazanye competition nk'iyi kugira ngo ifashe twebwe abanyarwanda, by'umwihariko abanyamuziki kuzamuka
ndizera yuko igihembo nabonye kizamfasha kuzamuka mu muziki wanjye, kandi by'umwihariko ndanashimira abamfashije kugira ngo ngere kuri iki gihembo. Ndashimira umuryango wanjye, ndashimira inshuti z'umuryango, ndashimira abo turirimbana ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko ndashimira n'abo twigana kuri African Leadership University. Mwarakoze cyane kandi icyo mbijeje ntabwo nzabatenguha, ahubwo nzakora indirimbo nyinshi kandi ndabizi ko bizabanyura. Murakoze cyane. Rero murakoze cyane, nitwa Sam Muvunyi. Icyambere ndashimira Imana kubw'uyu munsi, hanyuma nkanashimira MNI kubw'uyu munsi mwiza twagize wo guhemba indirimbo zatowe cyane kuri MNI Selection. Nkashimira n'Imana ko nagize amahirwe indirimbo yanjye Igihango ikaba yaje mu ndirimbo zahembwe ku mwanya wa 3, kandi nizera yuko ubutaha bizagenda neza, zimwe mu ndirimbo zanjye zikazaza ku mwanya wa mbere. Ndashimira Imana rero, ndashimira abayobozi ba MNI, twagize umugisha kubona urubuga nka MNI kugira ngo byibura mu Rwanda bwa mbere umuhanzi n'igihangano cye bigira agaciro, igihangano kibe cyabasha kugira icyo cyinjiriza umuntu. Turabishimira rero kuba icyo gitekerezo cya MNI. Hanyuma ndumva nasaba abanyarwanda bose bakurikirana umuziki bararyoherwa bakanezerwa, nibanaryoherwa bawushyigikira. Rero icyo nasaba, nshimira abitabiriye uyu munsi badushyigikiye, abantu baradushyigikiye baradutora, turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ariko by'umwihariko turasaba abanyarwanda muri rusange bakomeze bashyigikira iki gitekerezo cya MNI cyo kugira ngo indirimbo cyangwa se umuziki utunga abawukora, kuko umuziki uravuna, bumva produit yarangiye ikabaryohera ariko uravuna. Rero turabasaba ngo MNI yadushyirireho uburyo bwo kugira ngo badufashe igihangano cyinjirize ba nyiracyo. Ntabwo bihenze, igiceri cya 50 kanshyigikira indirimbo ikanteza imbere, ntabwo bihenze. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Umutima unganzo, umutima unganzo, umutima unganzo, umutima unganzo. Abo nibo turi bo, turi umutima unganzo, tukaba turi abanyarwanda bakorera mu Rwanda, i Kigali, i Nyarugenge. Tukaba turi aha uyu munsi twishimira ku byo dukora, abanyarwanda babihaye agaciro. Abagize MNI babonye uyu munsi, ariko maze ayo mezi yose uko ari 3 tuvugana. MNI ni igitekerezo gihambaye gikomeye, ngira ngo mpamagarira abanyarwanda kugikunda. Tugize amahirwe tukagira abantu bashyigikira igitekerezo cya MNI, tukagira abanyarwanda bafite ubushobozi bashora mu bahanzi kuri uru rwego, umuziki nyarwanda wazamuka. Ndagira ngo nshimire MNI, mwarakoze. Si uko mufite aruta y'abandi, ahubwo mufite icyo abandi bagomba kubigiraho cyo gukunda umuziki nyarwanda no kuwushyigikira.